ushobora kuba wifuza gukora content kuri YouTube ariko udafite kamera cyangwa se udashaka kugaragara kuri kamera. Andi mahitamo abasigaye ni uko ushobora gukora ibyegeranyo cyangwa se documentary. Gukora documentary rero biroroshye. Ngiye kukwereka step by step y'uburyo ushobora gukora documentary wifashishije software y'ubuntu yitwa Audacity. Kugira ngo ubone iyo software y'ubuntu yitwa Audacity, uraza muri browser yawe, uraza ukandikamo audacityteam.org, ugakanda search, noneho uhita ugera ku page. Uraza ugakanda hano handitse downloads, noneho ukaza hano kuri Windows niba ukoresha Windows cyangwa se Mac cyangwa Linux, ugakanda kuri operating system ukoresha. Ngiye nkoresha Windows, noneho ukaza hano handitse 64-bit zip file cyangwa se 32-bit installer. Noneho ngiye gukanda hano handitse 64-bit zip file, uhita itangira kuba downloaded automatically ya zip file. Urabona kiri kuba downloaded ako kanya. Noneho icyo ukora uhita ugenda ugakora installation process. Iyo umaze kwinstall iyi software rero uraza ukayifungura. Ukifungura nuko ibigaragara. Icyo ukora rero ugomba kubanza wasetinga microphone yawe cyangwa se project ugiye gukora. Mbere na mbere uraza hano kuri audio setup, nicyo kintu cy'ingenzi ubanza gukora. Ukaza ugakanda hano kuri audio setup, hano hari icyo bita host rero uraza ugahitamo window direct sound cyangwa se window whatsapp cyangwa se MME. Hano biterwa n'ubushobozi microphone yawe ifite cyangwa se ushobora no kuri gukoresha headphone. Rero ngende gukoresha ka microphone gaciriritse, hano windows direct sound niho nkunda gukanda. Noneho playback device naho urumvira amajwi yawe. Ushobora kuba ufite headphone cyangwa se ufite speakers. Ngiye rero ndaza kumvira amajwi na recordinze muri speakers. Noneho recording device noneho naho amajwi yawe araturuka, ubwo ni microphone. Hano mfite K35 microphone, microphone dutoya ndi gukoresha, urikubona nitwo ndi gukoresha hano. Niyo mpamvu urikubona external microphone. Noneho ikindi kiba gisigaye ni recording channel. Recording channels haba hari icyo bita mono na stereo. Mono ni igihe ugiye kurikodinga documentary, noneho ushaka kurikodinga amakava uraza hano kuri stereo. Ushaka gukora nka cover y'indirimbo uza hano kuri stereo. Noneho mono ni igihe ushaka kurikodinga documentary cyangwa se ibindi bintu biraho. Noneho hano kuri scan audio devices uhakandaho igihe wenda utari kubona microphone yawe. Iyo wakanze ukagaruka hano kuri recording device ukubona microphone yawe yimarise izi ni microphone ziri hano. Noneho hano audio settings ugiye gusetting icyo bita za sample rate. Hano hari icyo bita project sample rate na default sample rate. Project sample rate hari icyo bita amahertz. Uraza ugahitamo 1044 cyangwa se 1048. Aha amajwi yawe aza soundinga fresh, ntukire guhitamo ibindi rwose. 44 cyangwa se 1048 biza bisoundinga amajwi yawe aza soundinga afite high quality. Noneho ibindi nta kindi uraza ugakanda okay. Noneho hano hari buttons z'ingenzi ugomba kwibandaho. Hari buttons, iyi buttons itukura. Iyi buttons itukura niyo bita record button. Hakaza iyi button hano ku ruhande niyo bita pause button. Iyi button y'icyatsi niyo bita play button, ikaba stop button. Noneho iyi button uyikandaho igihe ushaka guplayinga utangiriye aho wahereye recording. Noneho iyikandaho igihe ushaka kujya ku mpera ya audio yawe wagize ute wa recordings. Ibintu byo bintu by'ingenzi ugomba gukora no kumenya mbere yuko utangira kurikodinga icyegeranyo cyangwa se documentary. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye kurikodinga, noneho turaza tweditinga amajwi, tweditinga amakosa twakoze, tweditinge buri kimwe ku buryo amajwi yacu araza yihuta kandi atatakaje karite. Ujya wumva niba wumva ibiganiro byinshi abantu bakora documentary baba bavuga bihuta kandi amajwi yabo atigeze atakaza iki karite. Ibyo byose rero ngiye kuza mbikwereke. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ubundi tugakomezanya muri iyi video. Nkuko nabikubwiye, iyi recording button kugira ngo uyikandeho birumvikana wateguye script yanjye ngiye hano ndayifite. Iyi niyo script ngiye kugira ute, ngiye kurikodinga agace gatoya. Noneho uraza wumva uburyo biraba bigira ute bisounding. Aka niko ga script tugiye kugira ute
tugiye kwifashisha. Noneho ngiye kugaruka hano muri Audacity nkande kuri ya record button, ushobora no gukanda R ihita itangira kugira ute kuri coding. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Yahoze yumva akunzwe, afite agaciro imbere y'uwo akunda, ariko uko iminsi igenda ishira ahinduka isoko y'intonganya mu rugo. Ese gukundwa ni igitangaza? Ese koko umuntu wese akwiriye gukundwa? Tekereza kubwirwa aya magambo: ntiwigeze uba uwo nashakaga, ntiwigeze unyishimira, n'ubundi sinigeze ngukunda. Uko aya magambo anyura mu matwi yacu, ahinduka impeta twambara mu mitima yacu, akadutera kwiheba. Menya ko hari amagambo atera ibikomere kurusha inkoni. Ariko no mu mvugo mbi, menya ko hari icyo ushobora kwigiramo, ushobora kwiyumvamo. Ariko no mu mvugo mbi, menya ko hari icyo ushobora kwigiramo. Ushobora kwiyumvamo kuri undi muntu ukwiriye urukundo, utagendeye ku byo abandi babona. Icyo ni cyo gisobanuro cyo kwikunda ndetse no kwiyakira. Noneho iyo urangije kurikodinga, uraza ugahita ukanda hano handitse stop. Uri kubona ko igice cya mbere tugize ute turakirangije. Ariko nk'uko mwagiye mubyumva, twagiye dukora amakosa. Ayo makosa rero tugiye kuyeditinga. Hari amakosa nagiye nkora mbishaka kugira ngo tuze kuyeditinga, turebe uko ushobora kuyeditinga documentary uko yabimeze kose, kandi mu buryo butagize ute butagoye. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kuzajya twumva buri gice ikosa twakoze, umwanya twasize tutabishaka, noneho tugende tugira ute tubihanagura. Kugira ngo utangire kweditinga, hari udukoresho cyangwa se tools ugomba kwibandaho ziraza kugufasha. Tools ya mbere ni iyi iri hano. Iyi niyo bita selection tool. Iyi selection tool iyo uyikanzeho, ibirakwemerera guselectinga igice cyose ushaka cy'amajwi wagize ute wa recordings. Aka niko kantu ka mbere ugomba kubanza wagira ute wamenya. Akandi ka kabiri, iyo ushaka guselectinga track yose, uraza ugakanda double click muri ya track yawe, cyangwa se ukaza hano ku ruhande ugakandaho double click n'ubundi. Ubwo bwose ni uburyo waselectinga track yawe cyangwa se part of track. Noneho tugiye gutangira duhanagura ibice twakozemo iki amakosa. Iki gice twakoze ikosa uragiselectinga, ukande backspace, gihita kigira ute kivaho. Washaka kukigarura wenda wari wibeshye, ugakanda control na Z, kikagira ute kikagaruka. Ubwo bwose ni uburyo wahanagura ikintu cyangwa se ukagira ute ukakigarura. Icyo tugiye gukora, tugiye kunyura muri track yose cyangwa se audio yacu, noneho duhanagure ibice twagize ute twagiye dukoramo amakosa, dusigarane ibice tugize ute dukeneye. Iki ndaza kugihanagura. Biba byiza noneho ugiye wumva buri part kugira ngo ubashe kugira ute ubashe guhanagura aho wagiye ukora iki amakosa. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Yahoze yumva akunzwe. Yes, uku niko ushobora kugenda wihanagurira ibice byose utagize ute udakeneye. Ngiye kubinyuramo vuba vuba mbihanagure, noneho ndaza nkwereka ibindi bigize ute bikurikiyeho. Yes, hano tumaze guhanagura ibice tutagize ute tudakeneye. Tumaze gusigarana ibice tugize ute dukeneye. Icyo tugiye gukora rero, tugiye gukuramo uyu mwanya cyangwa se izi short pause twagiye dufata ariko tutabigizemo ubushake. Icyo ukora, uraza ugakanda hano n'ubundi ugaselectinga kano pause, ukagira ute ukagahanagura. Ibi bifasha kuba documentary yawe yakwihuta
kandi idatakaje iki? Idatakaje umwimerere. Ikindi ndaza kukwereka uburyo ushobora kongera tempo y'iyi documentary yawe cyangwa se y'iki cyegeranyo cyawe, kandi nabwo idatakaje iki? Amajwi yawe adatakaje umwimerere. Reka mbumvishe uko biri kuvuga noneho. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Yahoze yumva akunzwe, afite agaciro imbere y'uwo akunda, ariko uko iminsi igenda ishira ahinduka isoko y'intonganya mu rugo. Ese gukundwa ni igitangaza? Ese koko umuntu wese akwiriye gukundwa? Tekereza kubwirwa aya magambo: ntiwigeze uba uwo nashakaga, ntiwigeze unyishimira, n'ubundi sinigeze ngukunda. Yes, ndatekereza muri kumva uko aho igice tugezeho uko bigize ute bimeze. Noneho iyo ufite microphone iciriritse, ikintu ukora uraza ugaselectinga iyi audio yawe cyangwa se iyi record yawe, ukaza hano handitse effect, ukaza hano handitse EQ and filters. Iki ubikora igihe ufite microphone igize ute iciriritse ushaka kuimprovinga amajwi yayo. Ukaza hano handitse filter curve EQ, ukakanda uhita ugera hano, uhita uza hano handitse preset and settings, ukaza hano handitse factory preset, ukaza hano handitse bass boost. Uba ugiye kongera base ya microphone yawe igihe igize ute iciriritse, ukakanda. Noneho bibaye byiza igihe uri kubona hano amajwi yawe, iyo ugiye kongera base default aba ari 9 dB. Noneho icyo ukora uraza ukagabanyaho, ukaza ugashyira wenda nko kuri 6 dB kugira ngo base itaza kuba nyinshi amajwi yawe agasoundinga nabi. Nanone ugakanda apply. Noneho ikindi ukaza ugakanda hano handitse effect, ukagaruka hano kuri EQ and filters, ugakanda kuri filter curve EQ, ukaza hano handitse preset and settings, factory preset, ukaza hano handitse treble boost. Hano nayo aba ari kuri 9 dB. Bibaye byiza uraza ukamanuraho ukagera za kuri 6 dB, ugakanda apply. Noneho icyo ukora uraza ukongera ugaselectinga ya majwi yawe, ukaza hano kuri effect, ukaza hano kuri volume and compression, ukaza hano kuri compressor. Iyo ukanze hano kuri compressor uba ugiye kugabanya amajwi ari kuvuga cyane n'amajwi ari kuvuga gahoro, ukabiringaniza. Uhita ukanda hano handitse ko compressor, ugahita ukanda apply. Izi default settings zirimo urazireka, cyangwa se ukaza hano handitse preset and settings, factory preset, ukaza hano handitse default, ukaza ugakanda apply. Uri kubona ko amajwi yacu waves zihise zigira ute zisa naho zose zigize ute ziringaniye. Noneho ikintu tugiye gukurikizaho, tugiye gushyiramo icyo bita background music. Background music, ujya wumva ibiganiro byinshi umuntu ari kuvuga, background music iragabanuka. Noneho yaba atari kuvuga background music ikiyongera. Ibyo rero nibyo tugiye kugira ute, ibyo nibyo tugiye gukora. Mbere na mbere ugomba kuba ufite background music. Ariko background music igihe utayifite, uraza hano kuri YouTube, ukaza kuri YouTube audio library, niho haba hari safe background music. Uza hano kuri YouTube studio, tugiye gushaka background music. Noneho ukaza hano ugascrollinga down, uhita ubona icyo bita audio library. Noneho hano uraza ugahitamo background music ugize ute, background music wifuza.
Yes, reka dukoreshe iyi. Uraza hano ukabanza wareba license type. Hano bari kukubwira ngo you can use this audio track in any your videos including videos that you monetize. Kandi akantu uba ugomba kwibandaho rero ni kano kanditseho no attribution is required. Iyo uri kubona nta attribution ikenewe, uraza ugakanda hano handitse download. Ihita iba downloaded direct muri download folder yawe. Noneho icyo ukora uragaruka hano muri Audacity yawe, ukaza hano handitse file, ukaza hano handitse import, ukaza hano handitse audio, ukaza hano kuri muri computer yawe aho ya background music yabaye downloaded. Yanjye ngiye hano, ukaza ugakanda open, ihita iba inserted muri Audacity direct. Noneho ikaza iri selected igice kingana n'iminota audio yawe ugize ute ifite. Ariko si ngombwa ko ibi wabitindaho, ahubwo uraza wowe ugatreaminga cyangwa se ugahanagura kino gice cy'inyuma, ugahanagura kino gice cyane inyuma ukagihanagura gutyo. Ubanza kugiselectinga ugahita ukanda backspace, gihita kigira ute, gihita kivaho. Cyangwa se iyo ubonye iyo ushaka kwihuta uselectinga kino gice, iyo ugishyiramo iriya background music yawe, iyo uje ugakanda kuri kano kantu aka ka icon kanditse ngo trim audio outside selection cyangwa se control na T, cya gice kitari selected gihita kigira ute, gihita kivaho. Iyo ukanzeho cya gice gihita kigira ute, gihita kivaho. Noneho uraza ugakanda hano handitse fit project to width, ukakanda. Uri kubona ko audio yawe igaragara neza, ukayeditinga uyireba neza. Ariko urebye neza hano uri kubona ko waves z'iyi background music ziri hejuru ya waves za audio yacu cyangwa se za record yacu. Ubwo turamutse ducuranze ntabwo wakumva amajwi turi kugira ute, turi kuvuga. Icyo usabwa rero, reka nze tubanze ducurangeho twumve uko birasoundinga. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Yahoze yumva akunzwe, afite agaciro imbere y'uwo akunda, ariko uko iminsi igenda ishira ahinduka isoko y'intimba mu rugo. Icyo ukora rero, uraza ugakanda hano ku ruhande, ugakanda right click, ukanda right click, kaso yawe uyizana hano ku ruhande, ugakanda right click, ukaza hano handitse move track up. Uri kubona ko ya track yacu ya background music isijya hejuru, ya audio yacu hasi, ya voice over yacu ikaza hehe, ikaza hano hasi. Icyo ukora rero, uraza ugakanda hano handitse effect. Uri kubona ko iyi background music ni iri selected. Uraza hano kuri effect, uze hano handitse volume and compression, uhita uza hano handitse auto dark. Hano kuri auto dark ikintu tugiye gukora, tugiye gutuma igihe turi kuvuga background music igabanuka, none igihe tutari kuvuga background music igira ute, yiyongere. Urakanda hano kuri auto dark, uze ukande hano kuri preset and settings, noneho factory preset ukande kuri default, ukande hano handitse apply. Uri kubona ko audio waves zacu zise zigabanuka, ariko nka hano harimo umwanya, uri kubona ko background music ho audio waves zigize ute, ziri hejuru. Aha rero akazi urangije kugira ute, kugakora documentary yawe uyisoje. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Yahoze yumva akunzwe, afite agaciro imbere y'uwo akunda, ariko uko iminsi igenda ishira ahinduka isoko y'intonganya mu rugo. Ese gukundwa ni yes, hano documentary yawe ubwize ute, uyirangije. Ariko iyo uri kumva amajwi yawe ari kugenda gahoro, wongera icyo bita tempo kugira ngo utaza kurambira abantu. Icyo ukora rero, uraza ugaselectinga ya audio yawe, ugakanda hano kuri effect, ukaza hano handitse
pitch and tempo, ukaza hano handitse change tempo, ukaza hano uri kubona ko percentage change haba harimo 0 ni default. None icyo ukora uraza ugahindura wenda ugashyiraho nka 10%, ugahita ukanda apply. Uri kubona ko nicyo bita length ya audio yacu isigabanuka. Sizi niba muri kubibona neza. Uri kubona ko yari igeze hano, none length isigabanuka. Reka du playing twumve uko bigira sounding. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Yahoze yumva akunzwe, afite agaciro imbere y'uwo akunda, ariko uko iminsi igenda ishira ahinduka isoko y'intonganya mu rugo. Yes, uri kumva ko hano documentary yawe ubugize uyirangije. Noneho icyo ukora kugira ngo bize kugenda neza, uraza iyi track ukayikuraho, noneho ukongera ukayishyiramo bundi bushya kugira ngo ize kuringanira n'iriya audio yawe. Ukongera ugasubiramo iriya step twakoze. Yes. Noneho icyo ubusabwa hano, step ya nyuma ari nayo y'ingenzi, ni ugusevinga. Gusevinga rero ntabwo bigora. Uraza hano handitse file, ukaza hano handitse export audio, ukaza hano handitse on your computer, export to computer, noneho ukaza ukayita izina, nyite wenda documentary 1, ukaza hano ugahitamo folder uyisavingaho, ukanyisavinga kuri desktop, none ugakanda save. Hano format ushaka washyira muri icyo bita wave aba ari sawa, cyangwa se ukaza ugahitamo mp3, ukanyisavinga as mp3. Noneho nta kindi ukora, icyo umakinga sure ko wakanzeho ni entire project, noneho ukaza ugakanda export. Ihita exported ako kanya, nta n'amasegonda atanashira itabaye exported. Iyo ugiye kuri desktop yawe rero uhita ubona ya audio yawe, dore ngiye hano. Reka nyi playing wumve uko igira sounding. Hari igihe umuntu aseka ariko imbere muri we hari ibikomere tutabona. Yahoze yumva akunzwe, afite agaciro imbere y'uwo akunda, ariko uko iminsi igenda ishira ahinduka isoko y'intonganya mu rugo. Ese gukundwa ni igitangaza? Ese koko umuntu wese akwiriye gukundwa? Tekereza kubwirwa aya magambo: ntiwigeze ubona ashakaga, ntiwigeze unyishimira, n'ubundi sinigeze ngukunda. Uko aya magambo anyura mu matwi yacu ahinduka impeta twambara mu mitima yacu, akadutera kwiheba. Menya ko hari amagambo atera ibikomere kurusha inkoni, ariko no mu mvugo mbi menya ko hari icyo ushobora kwigiramo. Ushobora kwiyumvamo ko undi muntu ukwiriye urukundo utagendeye ku by'abandi babona. Icyo nicyo gisobanuro cyo kwikunda ndetse no kwiyakira.